yewe ntago naraza akaboko mu maguru urumva kandi haragenewe umugabo urumva uvuga ngo ndavundi se cyo nkeneye ni nkeneye umugabo ibintu ni ibishaka urumva rero bakunzi ba Sinaraza TV na Wayino TV mwabyumvise ntago ndi bubisubiremo ngo abwirwa benshi akumva beneyo singo mama rero bura hari abantu bajya bagira babasuzugura bakabasuzugura ugasanga mbese singo mada ntacyo yageraho mbese ukavuga uti buri ubwo atunze iriya telefone ntumwampa nabi hari umugabo wayimuguriye koko burya reka nkwibarize asinze ubwoko ariko bura mutesi ijoro njyewe ndamwemera yarabasubije yababwiye ngo icyo niba utekereza ko wowe uyibonye ikintu wagihawe n'umugabo komeza iki gahunda zawe kumugani nanjye rero niko nanjye naba sereka mubaze nyine nawe nibyo utangiye ngo abagabo wowe ubivuga yuko aba yagize abagabo wowe icyo yajyanye ntugifite wowe kuki utakijyanayo hanyuma nawe ngiyo modoka ishobora kudakundwa none se abantu bose bagira amahirwe amwe nongera kwibutsa abadukurikira bose kuri no TV cyangwa Sinaraza TV mukura amaboko none se uretse nk'ubu mbonye uyu munsi wabuze ejo narindi namaye ariko ibisubizo uba ufite so mbonye uyu munsi uze ejo narindi he uzi narasaga nte bagiye kumera nk'aba muhanzi ngahanihe ubuse bwuzi mfite nyine ndi kwibaza ikindi kintu nibutsa abanyarwanda rwose mwokabyara mwe mwogaheka mwe mugerageze mumenye ibyayo hanyuma uwo munyamakuru ni manager wa Mutesi Jody kumugani kuburyo mugira inama y'ikintu akoresha amafaranga hari ukureka nkuseta kandi gastori ko muri Bibiliya rero kameze nk'ako ngako kuwo munyamakuru avuze hari ukuntu ngo umubyeyi yari yarafashijwe witwa Mariya ngo Yesu yari kunerera mugiriye neza amukiza ngo ibyaha bari bagiye kumutera amabuye none tegera nkubarire yewe tegera nkubarire nuwo nguwo nyine yaragiye agura amavuta ngo ahenze ahubwo wowe hari ibintu utazi kuko Mariya we ikintu yara akazi ke tujya twumva muri Bibiliya yarashinzwe kwakira abagabo ahubwo yabonye na Yesu abona n'icyuki aravuga ati uko biri kose nawe ntacika ntabwo yarazi ko ari inshuti n'umusaza we ntabyo yarazi nicyo gihano cy'umuntu bafasha asaba ariko ubundi burakira cyaha hari umuntu utagikora ku buryo bari bagiye kumutera nyine hariyo icyo gihe ni abantu biha basingo mada ndagira ngo nkumenyeshe ko dushoboye turashoboye kandi ndetse kuri ubu muri aka kanya twizera turanashobotse hake y'umugabo urumva neza cyagire cyakora uri umunyabwenge uyu mugore uzi ubwenge gutya reka abagabo mwabaye mutse mwagiye ubundi reka nkubwire singo mada kugira ngo nanamushake se nkubwire gutya noneho ikintu cyiza nabonye kuri singo mada nyine hari ukuntu ababiha ngo bana n'ingongo babaye ibirara ariko umuntu wivugisha ukavuga ngo babaye ibirara n'indaya ngo ntibashobora no kubaka urugo ntabyo uzi murumva umuntu rero wagize ibyago nk'ibyo byo gusenya urugo abaza ahantu yagize gute yasitaye cyangwa se yaguye ku buryo ubutahi yabonye andi mahirwe rero yubaka ku muvuduko nk'uwo u Rwanda rwubatswemo ndakurahiye koko numva ibintu byabasingo madubizi ngo waburiye byihoresha baravuga ngo ribarwaye ariko nanone ngo umuntu atinya kuba singo mada kuba uri mu rugo umugabo wawe ataha akagusanga mu rugo ibyo bintu ni byiza twebwe rero basingo mada turisiga tukisanga tukirerana aho wasize nta munyu uhari n'ubundi wagaruka ugasanga ntawe uhari mu gihe wowe utaha umugabo yatashye mbere umukozi akamubwira ati nta munyu uhari ugasanga umunyu wawe ugatangira amavi yose ukayatuga mu none ikuvurori inshuka byose ukambara kora ugashyiramo amasogisi nibyo tubabwira mwebwe bamama muri mu ngo ni ukuri muha agaciro abagabo banyu basingo ntago oya muha agaciro abagabo banyu ubwo uravuza mujye inama urumva ariko natwe singo mata nyine urabona ko ibihe bimeze gutya hari abantu baza kutubaza umukuri niko numvise muri no misozi nabajya kubaza ngo bakubaze yego kumupuri nawe waramumenye yego niko sigaye noneho nkawe ufite za nyaje ubu waragowe ndabizi mbabarira urumva ndagira ngo ubwire ko nta muntu ugitereta azanye amagambo asigaye ateretesha Bibiliya
Yego se handitse ngo iki mu Bakorinto niba ushatse umugore murongore nuko handitse mukomange muzakingurira mushake muzaronga ni Bibiliya niyo isigaye itereta nta muntu ukiza gutereta gutyo gusa ni kubera ibyo nahuye nabyo nahise mvumurokore hari n'igihe ashaka kwinjiza Pakistani kandi ngiye ndi mu Tanzania nimero ya mbere urumva ibyo bintu byahura ntabwo byashoboka urumva mada mushireho stop apana kugera mvuga ngo ngiye ku n'ubundi se ntiyabyaye nashaka zongera bagakora ingendo bazazi ndizijya kuri toilet bona yasundura cyanyuma ntiwabyaye abyaye se nanabyaranye nawe yegora urumva nicyo baba badukangisha reka sinakubwira oya nta n'impamvu kutigirira ikize ahubwo hari abanebwe hari abagore b'abanebwe badashoboye gukora none ku mugani w'umunyarwanda uvuga ngo ntugace ku rugo rutagira umugabo utamubajije igituma umugabo atarurimo kubera iki uwo ibyo bintu baba batuvugaho si byo ari ukuri niba ari yewe reka ngubwire kuvuga ngo singo madango yantwara usigaye wumugamisha abagabo b'abandi reka da kugamisha umuntu ni umuco nyarwanda aha mwabagore mwe mukomere ku bagabo imvura n'igigwa reka gaza y'ibiro 2 asanze ufite y'amashigane urumva afite y'amashigane urumva yahera he akubwira ngo muraho guteze none umugabo ni ibati iyo umuyaga uhushye urisanga Rwamagana urumva neza umuyaga wahuha ukarisanga ku giti cy'inyuma uyu munyarwanda kazi yaravuye atahari nashonje nese ko yari yashonje kuko yakobokeye ntibayamuhe mbabare uvuga ko Salomo yari afite abagore bangahe igihumbi ngo numwe hari umuntu Imana yemeraga kumurusha ariko oya nsubiza uvuga ngo Imana yambutsa Yakobo n'abagore be n'amatungo ye ndetse n'incorekezi hahiye ko iyo si Bibiliya cyako numva wasomye ingingo zikurengera iyo si Bibiliya ndetse n'iki none uri kubwira n'incorekezi uri kubwira abakristo oya nyine wagiye umbabarira koko ukaza buri munsi byibura tukasusuruta abakunzi bacu oya nta mutima mubi nta roho ndahari kandi abakunzi bacu bashaka guseka bakishima ndabizi ngewe rwose ujye unyaruka uko ubonye umwanya uze tubaganirize so bakunzi bacu bahaye ikaze kuri Sinaraza TV no kuri No TV duherukana ubushize ndi kumwe na Kama y'umugisha Agnes mwaramukunze muri commentaire twarabibonye niyo mpamvu n'uyu munsi namutumiye nk'umutumirwa wanyu nyine mwakunze kugira ngo akomeze abasusurutse kandi abasetse dore ko abizi cyane araganira n'umubyeyi ndabatuye Agnes ubuse ndagusuhuza ngo muraho ndavuga ngo mwaka mushya amashongore umeze uteze gira umugabo ndamushimye haryo waramubonye cyangwa nawe ntago ndamubona nyine ndacyari singo mada singo mada rero bavuze ko umuntu aba akiri ku isoko none se ubu mwana uhagize nk'umuntu umbaza ngo uriya muntu ngo muhaka nimero mitabiko yego ko manange wihusa ahubwo none se uragira ngo nge ndaza utari warandabuye yewe ntago naraza akaboko mu maguru urumva kandi haragenewe umugabo urumva ariko uziko ibyo bintu akubaza ati Sine ko nabonye hari umuntu muri kumwe mu kiganiro bimeze bite bakunzi ba Sinaraza TV mwamubise muze kongera kumbaza ngo kandi urabona ngo hari umuntu ngo ndabizi burasingo mada bagira intuza ugatangira ngo bw'abanyatse nimero byo zibaha ku mugani umuntu natambutse yerekwa ubundi ngo kandi ibintu ngo byo kumubaza ngo wazihawe nande ngo wazikuye ngo n'ubuswa cyane bantu mudukurikiye ukuri gushirira mu biganiriro nuko mbabwiye uwumva nkeneye sinaramuha nimero ampamagare ntago ngomba kurara nanditse ceya mu buriri kandi ngomba kwandika 8 mu buriri ceya nuko bigenza gute ceya nuko buraye wenyine uba wanditse 4 mu buriri ari uzi ubwenge utekwa oya ntabwo nzi uzi ubwenge bwinshi oya nawe unanirwa ubwo niyo uryamye neza ngo uba wanditse 8 yamaye nka wete binura ubuze kubitekereza oya ntabwo bitekerezaho kujya usobanuza hakiri kare ukuruta abajije ugasaza ukamenya cyakora ibyo bintu rwose
bantu mufite ibiyerekwa kwa Agnes nimero ze oya ariko ntago twashyizeho itangazo bra hari ukuntu umuntu avuga ngo kwa Agnes nyine ugasanga duhereze oya nanone hari ibisabwa biba bikenewe bigomba singomada bagafifi oya babandi oya nta muntu wa gafifi ubaho hari abantu sha mwana babara nta gafifi ubaho impamvu kugira ko nta gafifi ubaho uwo muntu wenda ashobora kuba ari gafifi ku ruhare ariko avuga ati ejo nzajya kwa vaccine wacu yakwemera n'imvatira akayikodesha ariko akajya urashaka uzaza kuguburira se yakodesheje imvatira none wabimenya se ubundi ibyo biba bikwiye yampaye uzaza wese none uzakira we nta bintu byo gutwara oya ngiye ntago ari ukuvuga ngo nzabibundi se cyo nkeneye ni nkeneye umugabo ibintu ni ibishaka urumva rero bakunzi ba Sinaraza TV na Wayino TV mwabyumvise ntago ndi bubisubiremo ngo abwirwa benshi akumva beneyo rero Agnes karame bimeze bite ni amahoro n'ukuri sasa uri kundeba ariko ujya ureba singoma duhere hasi mba nakureba uzamure ukeye ufite amafaranga uri kureba aya ni amafaranga aya nizo babyite ngo ingufu zikofi aya ni amafaranga urumva singoma mama rero bura hari abantu bajya bagira babasuzugura bakabasuzugura ugasanga mbese singoma ntacyo yageraho mbese ukavuga uti buri ubwo atunze iriya telefone ntumwampa nabi hari umugabo wayimuguriye ariko koko burya reka nkwibarize koko hari ukuntu umugore udafite umugabo yagera kuri ibyo bintu byose ndiko kubona izi direde zirahenze byanje byose ariko se ko ari byo nahereye kare ngo iyi telefone nayo ntiyoroshye nibyo nahereye kare iyi kanzu nayo ntiyoroshye ubu ibintu wabibonye nta ngufu z'umugabo ziri kandi nawe utekereza nka babandi ejo bundi bahoze babaza Mutesi Jolly yaguze iriya modoka ngo nimba ngo yitwa Ndera ariko iriya ni imodoka rwabugira iriya modoka nari ngiye kuvuga izina ryayo ariko nsanga nkotoye nk'ejo bundi Nyambo ngo yarakotoye bahageze Nyambo batanze ntuza ibihembo bya siliva riba ari ibiki simba mbizi wa muntu asohotse bamubajije abavuze icyongereza arakotora baramwihaye none nawe uravuze uti iriya modoka sinzi ubwoko ariko buriya Mutesi Jolly njyewe ndamwemera yarabasubije yababwiye ngo iki niba utekereza ko wowe uyibonye ikintu wagihawe n'umugabo komeza iki gahunda zawe ku mugani nanjye rero niko nanjye naba sereka mubaze nyine ntago tumwibasiye oya ariko se buri iriya modoka koko uriya mwana aba yarakoze bingana iki oya ubwo nibyo nawe nibyo utangiye ngo abagabo wowe ubivuga yuko aba yagize abagabo wowe icyo yajyanye ntugifite wowe kuki utakijyanayo hanyuma nawe ngiyo modoka uyizana kudakundwa none se abantu bose bagira amahirwe amwe nongera kwibutsa abadukurikira bose kuri ino TV cyangwa Sinaraza TV mukura amaboko mu mufuka mukore icyo mushaka muzakigeraho upfa kuba uvuga uti kira nzaruhuka nyibuka ako se gimwe ubu ntugiye gushuka abantu ntago mbashuka ugiye kubashuka ngo bakore amaboko mu mifuka bakore azagera kuri iriya modoka ya Jolly none se we yarayitoraguye none se buriya reka nkubwire umaze imyaka ingaho ukora hoya buriya rero ndakubashije nsubiza hoya ushobora kuvuga ngo none se uretse nk'ubu mbonye uyu munsi wabuze ejo narindi namaye ariko ibisubizo ubu ufite so mbonye uyu munsi uze ejo narindi he uzi narasaga nte bagiye kumera nk'aba muhanzi ngahanihe ubu se bwuzi mfite nyine ndi kwibaza ikindi kintu nibutsa abanyarwanda rwose mwokabyara mwe mwogaheka mwe mugerageze mumenye ibyanyu ukabura bihanangirije oya umuntu amenye ibyo none se ejo bundi nahoze ndeba umunyamakuru ntago mbanza uko bitwa kubera yuko nasanze iyo uvuze nabi amagambo bahita bayasubiramo bakayajyaginga arimo avuga ngo Mutesi Jolly ngo miliyoni ngo nimba ari 5 yaguze ibitabo bya Naomi ngo yakabifashishije ngo abana yasanze ku muhanda hanyuma uwo munyamakuru ni manager wa Mutesi Jolly ku mugani kuburyo mugira inama y'ikintu akoresha amafaranga hari ukureka nkuseta kandi gastori ko muri Bibiliya rero kameze nkako ngako kuwo munyamakuru avuze hari ukuntu ngo umubyeyi yari yarafashijwe witwa Mariya ngo Yesu yari kunerera mugiriye neza amukiza ngo ibyaha bari bagiye kumutera amabuye noneho Mariya atekereje ukuntu yari agiye gupfa aravuga ati ibintu nta kintu nabigereranya nabyo aragenda ngo akorera amafaranga umwaka wose situza umushahara yakoreraga ariko ibyo bintu se byanditse muri Bibiliya yampaye nka papa wanjye ntabwo ugeze ubisoma ya papa ndabibonye ntabwo Mariya ntago ari umwe wahanaguje imisatsi ibirenge bya Yesu nkubarire yewe tegera nkubarire
nuwo nguwo nyine yaragiye agura amavuta ngo ahenze ahenze oya ahubwo wowe hari ibintu utazi kuko Mariya we ikintu yara akazi ke tujya twumva muri Bibiliya yarashinzwe kwakira abagabo ahubwo yabonye na Yesu abona n'icyuki aravuga uko biri kose nawe ntacika ntabwo yarazi ko ari inshuti n'umusaza we ntabyo yarazi ntabwo ari aho byarihereye uribuka ko Mariya hari story nyine yabayeho yo kujya kumutera amabuye yamufasha ngo asambane abayuda ngo bashaka kugerageza Yesu ntabwo aho nari nahaze ubwo yari Mariya nyine yari indaya yigurisha ariko ntibyari byemerewe muri Israel ntabwo indaya zemewe noneho kumufata rero yasambanye ega ari kumutera amabuye niko byari nicyo gihano cy'umuntu bafasha asambanye ubundi burakira cyaha hari umuntu utagikora ku buryo bagiye kumutera nyine hari icyo gihe niko itegeko ryagiraga gute kandi burya uko igihugu kiyobowe nuko burya itegeko rikugonze batitaye kuki bari abantu ntabwo twahuje nuko rero twibugire ku bya Mariya rero abaragiye kugurira amavuta ahenze nkuko je ntabwo ari yarayo we afite ukuntu yarahumura cyane ari mu bavuhumura neza nkuko Jori nyine nawe yagiye akafata miliyoni z'ashana akazigura ibitabo bya Nawomi kugira ngo amuteze imbere cyane ko bahuriye muri kariyeri imwe bose n'abamisi sibyo ubwo rero Mariya nawe aguza amavuta ahenze araje ngo yamena ku birenge bya Yesu ahanaguzaho umusatsi maze abari baraho harimo n'abigishwa ba Yesu bamera nka uwo munyamakuru ko nkari amafaranga koko ngo apfushirijwe ikibusa ngo y'amafaranga bayafata bakajya kuyafashisha abakene uzi ikintu Yesu yababwiye yaramusubije ngo abakene muhorana nabo iminsi yose nibyo ngibyo twavugaga Jori nawe bakene baracyari kandi aracyakora umva nyine cyo gihe ashobora kuzamva nkubwire abantu biha basingomada ndagira ngo nkumenyeshe ko dushoboye turashoboye kandi ndetse kuri ubu muri aka kanya twizera turanashobotse aho se ubwo nuvuga kuri ibyo bintu nuvuga ngo murashoboye abagabo hanze aha ntibari buze kubatinya oya nta kuvuga ngo abagabo hanze aha ngaha kuko umugabo w'iyi minsi asigaye afite impungenge z'uko ngo umugore ufite amafaranga atubaha umugabo amafaranga so barabona twe duhagaze muri banki cyangwa twebwe dukora none gushobora bisobanuye iki gushobora nyine dushoboye kubaka urumva dushoboye guhake y'umugabo urumva neza cyagire cyakora uri umunyabwenge uyu mugore uzi ubwenge gutya ubundi abagabo mwabaye mute mwagiye ubundi reka nkubwire singomada kugira ngo nanamushake nkubwire gutya noneho ikintu cyiza nabonye kuri singomada nyine hari ukuntu ababiha ngo bana n'ingongo babaye ibirara ariko umuntu wivugisha avuga ngo babaye ibirara n'indaya ngo ntibashobora no kubaka urugo ntabyo uzi burya umuntu wahuye n'igikomere umuntu wahuye ntago wapfa kugenda umubwira ikintu ngo urabona aho u Rwanda rwacu rugeze uzi impamvu rufite iterambere ruta ibindi bihugu bidukikije kandi iryo terambere rikaba ribaye ku muvuduko uri hejuru mu gihe gito nuko twavuye ahantu hagize gute hakomeye hari ahantu twasitaye urumva umuntu rero wagize ibyago nk'ibyo byo gusenya urugo abaza ahantu yagize gute yasitaye cyangwa se yaguye ku buryo ubutahi yabonye andi mahirwe rero yubaka ku muvuduko nk'uwo u Rwanda rwubatswemo ndakurahiye koko numva ibintu byabase ngo madubizi ngo ndi waburiye byihoreresha baravuga ngo ribarwaye habyumva ariko nanone ngo umuntu atinya ishyamba harya ngo ntatinya icyo bahuriyemo ntawe utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo ubwo rero uwo mugani wo ntabwo tuwushyiramo kuko utinya ishyamba urumva twahuye n'abagabo basingomada ntabwo wakongera guhura oya ikintu tuvuga aho twahuye n'abantu batari beza ariko abeza barahari ntabwo bivuze yuko abeza bashizeho abeza baracyahari urumva ubwo rero bivuze ngo aho twatsikiye turahazi naho dushobora kugira gute kuko dushobora turahabona hari n'ukuntu utangira kugira inama abantu ukabwira ati bantu bagore bari mu ngo mwubaha abagabo muramenye kuba singomada ntabwo byoroshye mwirinde kugusenya urumva ntabwo byoroshye barangiza aho kugira ngo bumve n'abakavuga ngo se ubundi bariya batugira inama ngo ni bantu ki turakubwira experience dufite mu kuba singomada kuba uri mu rugo umugabo wawe ataha akagusanga mu rugo ibyo bintu ni byiza twebwe rero basingomada turisiga tukisanga
tukirerana aho wasize nta munyu uhari n'ubundi wagaruka ugasanga ntawe uhari mu gihe wowe utaha umugabo yatashye mbere umukozi akavuga ati nta munyu uhari ugasanga umunyu waguze ugasanga mu gihe umugabo bakamuhamagaye umukozi yakaguhamagara akubwira ati ibi byashize nawe agasanga patura sheri gaze yashize wewe uhita uvuga uti sagira nyirasenge nyine ahita yisenga ubwo tuvuye no kuri ibyo ngibyo cyane ko abagore muri no minsi basigaye bakora n'abafite ingo barakora ntabwo bakirindira ko abagabo bagura gaze zashize ikindi no kumuntu ufite umuntu mujya inama ugasusurukirwa na Bibiliya yaravuze ngo ababiri baruta umwe ariko uzarebe niyo imvura iguye nyine umuntu akajya kuryama uhita uvuga uti noneho ngiye kuryama ubu se ndaryama nte ndaryama nte njyenyine ubwo ugatangira amavi yose ukayatuga mu none ikuvurori inshuka byose ukambara kora ugashyiramo amasogisi nibyo tubabwira mwebwe bamama muri mu ngo ni ukuri muha agaciro abagabo banyu oya muha agaciro abagabo banyu ubwo uravuga uti reka ndyama hano waraje aryame hano ubushyuhe tayari mugahita muba muraje ntabwo ari kimwe noneho n'ibitekerezo igize amahirwe ukabona umugabo mwiza ashaka mujye inama urumva ariko natwe singo amata nyine urabona ko ibihe bimeze gutya hari abantu baza kutubaza umukuri niko numvise muri no misozi nabajya kubaza ngo bakubaze yego ku umupuri nawe waramumenye yego niko sigaye noneho nkawe ufite za nyaje ubu waragowe ndabizi mbabarira urumva agahita atari ku bundi noneho uzi ni igice ukenyereyeho noneho ndagira ngo ubwire ko nta muntu ugitereta azanye amagambo asigaye ateretesha Bibiliya yigwa se handitse ngo iki mu Bakorinto niba ushatse umugore murongore nuko handitse mukomange muzakingurira mushake muzaronka ni Bibiliya niyo isigaye itereta nta muntu ukiza gutereta gutyo gusa noneho abakunzi ba Sinaraza byihorere imbavu zanjye noneho rero wowe ndava ahangaha mujya kunkanda hoya ibyo nkubwira ni ukuri aranditse ngo iki ngewe sinywa inzoga ni kubera ibyo nahuye nabyo nahise mva umurokore nyine nywa gakeya kubw'iki kubw'inda yawe yakunaniye ko mbona uri umugore ushyitse kandi ufite ubwenge unasa neza ibyanjye byose sha ntabwo urugo rwawe ntirusaba umunyu oya ntawe rusaba pe nabagiye kubeshyira oya rwose ubu ngubu umuntu yaza azanye Bibiliya ubwo bugambo bwa Bibiliya akagufatisha pe umufuruka w'umuhavu ubundi nyine buriya uretse ko hari ibintu abanyarwanda bakunda kuvuga biriya bintu ni magirirane ni magirirane naho byonyine kuba yabasha no gukomanga iwanjye akaza kumbwira iryo jambo ntabwo yapfa kubishobora oya ntawe ndabona uru rugo azanye ikiza rwakomanga hari n'igihe ashobora kwinjiza Pakistani kandi ngiye ndi mu Tanzania nimero ya mbere urumva ibyo bintu byahura ntabwo byashoboka akaza ari n'amatushi umuntu agatangira akakubwira ati cana ndumva nabuze uko nteka nta kagazi ufite akabazanya k'ibiro 2 kandi ngiye mu nzu yanjye harimo y'amashyiga angahe 4 cyangwa 3 uru rugo rero ahantu mwatangiye kutangira gufata amanimero mwe mutangira kwihamagara ntabwo rukanganya ahubwo nagira ngo ubwire ko singo mada mushireho stop apana kugira ngo ngiye ku n'ubundi se ntiyabyaye ntashaka azongera bagakora ingero batazi ndizijya kuri toilette bona sondora cyanyuma ntiwabyaye nabyaye se nabyaranye nawe yegora urumva nicyo baba badukangisha reka sinakubwira oya nta n'impamvu ariko irusingo mada ukiyuba ikindi kintu nabonye shamwana abasingo mada bundi abantu abagore bari mu ngo zabo bakura he kumva yuko ngo umusingo mada ngo ahava akagira ngo ashobora kumutwara umugabo wawe reka buriya reka nkubwire impamvu bari abantu babitekereza bafite ni ubwoba ntabwo bifitiye icyizere ariko ubundi reka nkubwire inshingano bazuzuza neza ntabwo ari ukutigirira icyizere ahubwo hari abanebwe hari abagore b'abanebwe badashoboye gukora noneho niba wambaye inkweto nk'iyi ya 15 uwo mugore ntabwo yabashije kuyambara ni wambaye n'ishati wahura n'uwo mugabo we ubwo ukabura musuhujije wamara kumusuhuza tuko biri kose
ati buriya ni uyimugurira ati buriya ko amuvugishije kuriya noneho no mu rugo buriya hari igihe abantu ntacyo baba bafite mu ngo zabo nta kintu cyane rwose imiryango yose ntikiza kandi noneho si n'itegeko kugira ngo ingo zose zirebe hari n'igihe rega umugabo ahitana hariya yitambukiye nk'uko cyangwa imvura ikanagwa akanugama aho ngaho cyane yuko umugani w'umunyarwanda uvuga ngo ntugace ku rugo rutagira umugabo utamubajije igituma umugabo atarurimo kubera iki uwo ibyo bintu baba batuvugaho si byo ari ukuri niba ari yewe reka nkubwire kuvuga ngo singo madango usigaye wumugamisha abagabo b'abantu reka da imvura iguye kugamisha umuntu ni umuco nyarwanda aha mwabagore mwe mukomere kubagabo imvura n'igigwa reka umugabo nubwo ari ibati umugabo ni ubu reka nkubaza urabona imvura iguye haba hariho ubukonje umugabo aje kugama iwawe kandi nawe wumvaga ukeneye ugususurutsa ubwo muzugama nibyo kare nahereye nkubwira umuntu afite gaze y'ibiro 2 asanze ufite y'amashyiga ne urumva afite y'amashyiga ne urumva yahera he akubwira ngo muraho guteze none se yaramutse aje kugama si bisanzwe se kugama ni umuco ni yugama ni akugama mu rugo rutarimo umugabo hari umugore mwiza nka Agnes akugama bikaraje urumva Agnes bakwitondera uba abagabo muri quartier ntibaba ntago ngewe banyitondera umugabo ni ibati iyo umuyaga uhushye urisanga irwamagana urumva neza umuyaga wahuha ukarisanga ku giti cy'inyoni uyu munyarwandakazi yaravuye atahari nashonje nese ko yari yashonje kuko yakobokeye niba yamuhe mbabarira ubwo rero ubu nawe ni umushaka umugabo ni umushaka umuyaga ukamuhuha umuganisha iwanjye ariko ubundi azaza nsakare ubundi mujye mwitonda mwababyeyi mwe mwaba mama Bibiliya ivuga ngo iki ivuga ko Salomo yari afite abagore bangahe 1000 ngo numwe hari umuntu Imana yemeraga kumurusha ariko oya nsubiza yaramwemeraga ngo yanamuhaye n'ubwenge ariko wowe urinda iyo mvuze ngo ariko mbavuze ngo iki ubu uvuze ngo ariko nyine ngo nyumva ariko muri abo 1001 nta wundi mugore cyangwa wundi mugabo ari urimo yaragendaga yakunda inkumi nziza Bibiliya iravuga ngo Imana yambutsa Yakobo n'abagore be n'amatungo ye ndetse n'incorekezi hahiye ko iyo si Bibiliya cyako numva wasomye ingingo zikurengera iyo si Bibiliya ndetse n'iki mwana uri kubwira n'incorekezi uri kubwira abakristo mwakira ijambo ry'Imana ngewe mbabwiye ngo bakira ijambo ry'Imana ahubwo nubona umuyaga wahushye iwawe ugerageza buryo ki urumva ugerageza buryo ki uhita ukusanya imbaraga ry'abaturigarurira risubire mu rugo cyari ryagiye nyine Shamana yanjye agine umva cyakwaje nzajya mara ngukumbura wajyumba barera koko ukaza buri munsi byibura tukasusuruta abakunzi bacu oya nta mutima mubi nta roho ndahari kandi abakunzi bacu bashaka guseka bakishima ndabizi ngewe rwose ujye unyaruka uko ubonye umwanya uze tubaganirize so bakunzi bacu ba Sine TV cyangwa se Ino TV nimudukenera cyangwa mukanyenera ndahari bajye babyandika muri commentaire batubwira muvuga mutari ko dukumbuye Agnes bikeneye Sine wacu okay bakunzi bacu rero turabakunda cyane kandi tubitayeho ariko namwe mudutera imbaraga mukora subscribe yego mukora share na comment mwandika commentaire mutubwira ukuntu mwabibonye turahari ku kandi mutubwira n'ukuntu mubishaka naho twakosheje mutugorore buri ururimi ruvuga byinshi kandi twemera kugororwa no gukosorwa turabakunda cyane Imana ibarinde